ibice by'ingenzi bigize amaraso. Ubusanzwe amaraso agize hagati ya 7% n'8% by'uburemere umuntu aba afite, ariko akenshi hakunze kuvuga ko ku bantu bakuru baba bafite litiro 5 z'amaraso, gusa nabyo biterwa n'ibiro usanzwe ufite, kuko hano bafatiye ku muntu ufite ibiro 70. Reka dutangire ikiganiro mubyumva neza. Ubusanzwe umuntu ufite ibiro 70 by'uburemere akwiye kuba afite litiro 5 z'amaraso mu mubiri we. Ubundi amaraso ni ikintu cy'ingenzi mu mubiri wacu kuko afite imimaro myinshi. Muri yo twavuga kuba amaraso atuma umwuka mwiza wa oxygen ugera mu mubiri wacu aho ukenewe, ndetse amaraso ni nayo atuma imyanda nka ammonia, umwuka wa gaz carbonique n'indi myanda bisohoka mu mubiri. Muri make twavuga ko amaraso ari inzira inyuzwamo ibyinjira n'ibisohoka mu bice binyuranye by'umubiri. By'umwihariko amaraso agira uruhare rukomeye mu kuringaniza ubushyuhe bw'umubiri. Amaraso agizwe n'ibintu birenga 4,000 binyuranye, ariko hariho iby'ingenzi kurenza ibindi, ari nabyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro. Mu gusobanukirwa ibice bigize amaraso y'umuntu, igice cya mbere kiyagize ni icyitwa insoro zitukura. Insoro zitukura ari nazo zitwa erythrocyte ziba ari nini ugereranyije n'izindi nsoro zo mu maraso, kuko ubwazo zonyine zihariye hagati ya 40 na 50% by'amaraso yose. Ubusanzwe insoro zitukura zikorerwa mu musokoro, ku buryo ku isegonda rimwe hakorwa hagati ya 2,000,000 n'eshatu by'insoro zitukura. By'umwihariko zikaba ari nazo zitwara oxygen ziyivana mu bihaha ijya mu bice by'umubiri, zikanatwara kandi umwuka wa gaz carbonique usohoka ujya hanze y'umubiri. Ikintu gitangaje ku nsoro zitukura ni uko 95% by'insoro itukura imwe gusa biba byihariye proteine yitwa hemoglobin, kandi buri nsoro imwe ubwayo ifite byibuze hemoglobin zigera kuri 270,000. Kuba amaraso atukura biterwa n'uko arimo insoro zitukura ziba zitukura, mu yandi magambo nizo ziyaha ibara risa umutuku, bityo ibi bishimangira ko insoro zitukura arizo ziba ari nyinshi kurusha ibindi bice bigize amaraso y'umuntu. Imwe mu ndwara iterwa no kugira insoro zitukura nkeya ni indwara izwi nka anemia. Iyi irangwa no guhumeka insigane, umunaniro uhoraho, ikizungera no kuba wakwikubita hasi mu buryo budasobanutse. Mu gusobanukirwa ibice bigize amaraso y'umuntu, igice cya kabiri ikiyagize ni icyitwa insoro zera. Insoro zera ushatse wanazita insoro z'umweru. By'umwihariko izi nsoro zirimo amoko 5 kandi zizwi ku rindi zina rya leukocyte. Izi nsoro ziboneka mu mibare inyuranye, gusa zirimo ibyiciro cyangwa amoko 5 ariyo eosinophile, basophile, lymphocyte, monocyte ndetse na neutrophile. Umubare w'insoro zera ugabanuka cyangwa ukiyongera bitewe n'uko umubiri wawe uhagaze mu buzima bwawo. Mu gihe urwaye ziriyongera kuko nizo basirikare barinda umubiri wawe indwara, ariko muri rusange mu mubiri wacu ni 1% y'amaraso yose. Igitangaje ku nsoro zera nuko zitaboneka mu maraso gusa, ahubwo dushobora kuzisanga ahandi mu mubiri. Mu bice by'umubiri aho dushobora gusanga insoro zera ni mu rwagashya, mu mwijima ndetse n'imvubura za lymph. Aya akaba ari amatembabuzi ahuje byinshi n'amaraso, uretse ko yo adatukura kuko nta nsoro zitukura zirimo. Zimwe mu nsoro zera zikorerwa hamwe n'insoro zitukura, izindi zikorerwa mu nzira yitwa thymus iherereye aho ijosi ritereye. Zimwe mu nsoro zitukura arizo lymphocyte nizo zimenya bwa mbere ko mu mubiri hinjiyemo ikintu kidakenewe, akenshi ishobora kuba bakteri, virusi cyangwa umuyege.
Ikindi kandi izi nsoro zitwa lymphocyte nizo zimenya neza umwanzi winjiye uwo ari we, noneho izindi zizwi nka granulocyte nizo ziza zikagota kandi zigashwanyaguza uwo mwanzi winjiye mu mubiri, kimwe n'uko ari nazo zinasohora hanze insoro zapfuye kimwe n'iyindi myanda nk'ivumbi. Ubusanzwe insoro zitukura zigira uburambe bw'amezi 4 gusa, noneho zigasaza zigasohorwa hanze. Ibyo ni mu gihe insoro zera zitarenza amasaha hagati ya 18 na 36, nubwo hari zishobora kugeza umwaka wose. Mu gusobanukirwa ibice bigize amaraso y'umuntu, igice cya gatatu kiyagize ni cyitwa platelets cyangwa plaquette. Izi platelets cyangwa plaquette zizwi ku rindi zina nka thrombocyte. Izi ni insoro zagenewe gukora cyane mu gihe habayeho gukomereka. Izi kandi nizo zituma iyo ukomeretse amaraso akama ndetse akavura. Ku rundi ruhande ariko si izi nsoro zonyine zibikora, ahubwo zifatanya n'andi moko y'insoro nka clotting factors 13 zihuriza hamwe ingufu mu gutuma amaraso avura, bityo igisebe ntigikomeze kuva akandi kigakira. Uko bikorwa nuko buri bwoko bugenda bukoresha ubundi, gutyo kugeza igihe amaraso avuze. Abantu bazwi nka hemophiliac bafite ikibazo cyo kudakama iyo bakomeretse baba badafite factor ya 8 n'9 muri 13 zikoreshwa. Izi platelets kandi ubushakashatsi bwa vuba bwagaragaje ko zifasha mu guhangana n'ubwandu bunyuranye, aho zirekura imisemburo yica bakteri n'utundi twa mikorobe. Ubuzima bwazo bubarirwa hagati y'iminsi 9 n'10 kandi nazo zikorerwa mu musokoro. Mu gusobanukirwa ibice bigize amaraso y'umuntu, igice cya 4 kiyagize ni cyitwa plasma. Plasma twavuga ko ari amaraso adafite ibara kuko ni amatembabuzi yenda gusa n'umuhondo. Plasma igizwe n'isukari, ibinure, proteine n'imyunyungugu, ku buryo hafi 55% by'amaraso asanzwe biba ari plasma. Ibi bivuze ko ingano yayo hamwe n'insoro zitukura byenda kuba imwe mu maraso y'umuntu. Ikintu dukwiye kumenya hano ni ko iyo umutima wohereza amaraso, plasma niyizanamo intungamubiri ikanakuramo imyanda. Plasma irimo vitamine n'imisemburo, ku buryo muri yo wasangamo amoko 500 anyuranye ya proteine zikorwa n'umubiri, bikaba impamvu ya proteine gusakara mu mubiri byoroha kuko amaraso ntahatagera, kabone nubwo byaba mu rwara cyangwa umusatsi. Reka dusobanukirwe icyitonderwa ku maraso. Nubwo abantu twese duhuza ibigize amaraso, ariko ntabwo duhuza ubwoko bw'amaraso cyangwa blood group izwi nka group sange. Iyo amaraso adahuje ubwoko avanzwe, habaho icyitwa agglutination. Icyo gihe amaraso amwe yirekamo ibibumbe akagenda yipfundika ku buryo insoro zitukura ziyegeranya zigafatana. Ibi ingaruka yabyo ni imikorere mibi y'impyiko, bishobora no kubyara urupfu nyuma, bityo niyo mpamvu gutera amaraso bagomba kubanza kumenya neza ubwoko bwa yawe ngo bamenye ayo bagutera. Ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara zibasira ubuzima, imiti ikoreshwa mu buvuzi ndetse n'ibiribwa, tukamenya intungamubiri umubiri wacu ukeneye. Abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyaboneka kandi subscribe kuko ni ubuntu, kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, bizajya bigufasha kubona ibiganiro bishya tubategurira. Wadusanga no kumbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira.
ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. ubaye wifuza kugira icyo tubaza, udusobanuza cyangwa kutwunganira ku ngingo iyo ari yo yose, nyaboneka twandikire muri comments turagusubiza. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ukore share, ubisangize n'abandi kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki cyari ikiganiro kwirinda biruta kwivuza. Amahoro y'Imana bane namwe, tubifurije kuzirikana ko amagara ari ubukungu.